Ndabasuhuje mwese abakozi ba Mixmax TV. Muri iyi video tugiye kwiga uko wavana amafaranga kuri account yawe ya mobile money ukayashyira kuri account ya Binance. Uwo ni umuntu wamaze gufungura konti kuri Binance ndetse konti ye ikaba verified, KYC ikaba verified. Nimba wowe utarafungura Binance ariko ushaka kuyifungura ukaba utabizi, byandike muri comment umbwira uti uzatwishe ko bafungura Binance account. Comment yawe ninyibona ndahita ngukorera video y'uburyo ufungura Binance account. Okay, kuri wowe wamaze gufungura Binance account ndetse ikaba verified, uraza ufungure account yawe ya Binance. Numara kuyifungura rero uraza hano usange hari utu tuntu, urasanga hari ino home, usange hari market, usange hari trade, usange hari features, usange hari asset. Ibintu usanga bimeze gutya rero ubwo urahita ujya hano muri asset, ariko hari igihe urasanga atari gutya account yawe ifungutse. Usanga rero yafungutse, hano hari market, hari square, hari trade, hari discover, hari na portfolio. Umenye ko uri gukoresha uburyo bwa Lite cyangwa se Binance Lite. Urahita uza hano hejuru kuri kano karogo ka Binance, kano ka icon, ugakandeho. Numara kugakandaho ubundi uze uhitemo hano handitse ngo Binance Pro, hano ubundi uze ujye mu buryo bwa Pro. Urahita uza ukanda kuri kano kantu, urabona bihita binuka Binance Pro. Uhita ugaruka kuri page noneho iriho Binance ya Binance Pro. Hariho home, hari market, hari trade, hari features, hari asset. Guys, kugira ngo dukomeze, nimba utarakora subscribe kanda subscribe, ubundi video iheze like, ubundi dukomeze tujye noneho kugura amadolari tuyashira muri Binance tuyavanye kuri mobile money. Okay, ukigera aha rero nkuko mbikubwiye urahita uza hano kuri asset. Hano agiza kwihuta. Numara gukanda kuri asset ubundi utegereze gato ya bifunguke. Nimara gufunguka rero uraza bakwereke asset ufite cyangwa umutungo ufite. Urabona ko nyifiteho 0.10 by'idolari, nta n'idolari, nta na 0.5 by'idolari ingezi mfitemo. Noneho urahita uza hano habona utuntu dutatu, hari overview aho bakwereka umutungo ufite, hari spot, hari na funding. Hano rero urahita ujya hano kuri funding. Numara kujya kuri funding noneho urahita ujya hano handitse ngo peer to peer cyangwa se P2P. hano uraza uhakande. Numara gukanda muri P2P ubwo urahita ugera mu isoko ryo kugura no kugurisha ama USDT cyangwa se amadolari. Hari giragira hano ugasanga hatarimo amafaranga y'amanyarwanda, nusanga hatarimo amanyarwanda, Rwandan franc, uraza ubihindure ushire amanyarwanda. Hari gira usanga wenda harimo nk'amayero. Urabona iyo ukanze kuri kara kantu bakwereka amafaranga yose arimo, amayero, amayede, amaoro, harimo amafaranga menshi man, harimo menshi cyane. Harimo n'amaganda muno wayabonamo, Uganda shillings wabona, ayu Burundi wayabonamo. Wowe biraterwa nayo ukoresha. Hano kwa tubonyeho Uganda shillings ngibi, USD, harimo amafaranga menshi na South Africa arimo, bitewe nayo ushaka gukoresha. Twe dushaka kwikoreshereza rero amanyarwanda kandi ni nayasanzwemo, ubwo arimo turayareka. None ukigera no kuri page yo gucuruza, yo kugura no kugurisha, uraza urebe nimba uri muri buy. Hano urabona ko iyi buy niyo niyo iri selected, ubwo niyo turimo. Noneho hano hari abacuruzi bahari batandukanye. Hari uwitwa Tufa the Booster. Hano iyo ugiye kugura wibanda ku bintu bitatu ugomba kumanza warebaho. Ikintu cya mbere ni ukumanza wareba igiciro uyu muntu ari kugurishaho. Icya kabiri ni ukureba amafaranga afiteho cyangwa se balance ye cyangwa se available. Icya mbere uyu igiciro afite ni 471. Noneho igiciro ari kugurishirizaho ni iki. Noneho amafaranga afite amadolari 38. Noneho ikindi ukareba limit
ukavuga ngo ukamenya ngo ari kugurisha kuva kuri angahe kugera kuri angahe. Urabona ko uyu we ari kugurisha kuva ku bihumbi 30 kugera ku bihumbi 57,100. Ibi iyo umaze kubibona uraza ukongera ukareba ko uyu muntu ari online. Hano uraza ukareba ko ari online, kano kantu kakavuze ko ari online, kano kantu k'icyatsi, aba bose bari online, aba bose bari online, aba bose bari online. Iyo umaze kubona rero byose abyujuje, icyo ukora nta kindi, uraza noneho ukavuga ngo umuntu ngiye kugurira cyangwa se umucuruzi mbonye turahuza ni uyu mucuruzi. Ubwo rero reka duhita dufata uyu wa mbere ko ndabona kugurisha kuri makeya. Wenda iki kintu hari mbabwiye ugomba guhita witaho, ugomba kubanza kwitaho ni ukumenya uburyo account payment yemera. Hano urabona yemera Equity, akemera bank transfer na Momo cyangwa se mobile money. Ubwo rero iyo ubonye byose abyujuje uhita uza ugakanda hano handitse ngo buy, tuzugakanda hano kuri buy. Ubwo uba ugiye kumugurira, noneho ubundi twe tugiye kugura amadolari 25, kandi urabona ko uyu we afite amadolari 38, bivuze ngo uyu aramitinga n'ibyo twifuza. Turaza rero duhita tuza hano, tujya hano kuri buy. Nitumara kujya kuri buy, noneho add price has been updated, please confirm the price before you proceed to place order. Hano rero ngo igiciro cya updatinze, katubatire ko kiri updated. Okay, urabona ko yabaye 1470 niyo aratugurishaho. Noneho hano iyo ugeze hano uraza usangeho utuntu tubiri, hari akitwa buy fiat na buy crypto. Hano nugana kuri buy fiat, ubwo uraba uvuze amafaranga ugiye kwishyura nimba ari mu manyarwanda. Nukana buy crypto uraba ushizemwo amadolari, ariko twebwe ko dushaka amadolari katwishyiremo amadolari, nibwo tumenya, nibwo aduha amadolari ahura neza n'amafaranga yacu dufite. Tuza dukanda hano handitse ngo buy crypto. Nitumara gukanda buy crypto, noneho ahita tubwira ko dukeneye amadolari hagati ya 20, ayo yemera hagati ya 20 na 38. Twebwe rero kuko dushaka kugura amadolari katugure 21, kuko dushaka kugura amadolari 21 rero turaza hano twandike hano, dushiremo amadolari dushaka, kadushiremo amadolari 21 niyo turandikamo. Noneho bahita batubwira amafaranga turishyura. Batubwiye ko tuyishyura amafaranga 30,943 turamuha 948. Noneho hano batubwiye ko baducaginga 0.05 by'idolari. Ubwo ibyo nabyo ugomba kubimenya. Noneho rero iyo umaze guhuza nawe, icyo ukora nta kindi, uraza ugakanda handitse ngo place order. Umaze kubona ko byose bishoboka, wabikunze cyangwa se wemeye kumugurira, uraza ugakanda handitse ngo place order. Noneho iyo umaze gukanda kuri place order, ubwo hano uhita uza hano handitse ngo view payment. Hano kuri view payment details niho kanda, ariko hano hejuru ushobora gucatinga nawe ukamubwira ko ugiye kumugurira. Hano ukaza no muri chat, bakuzanira, hari message y'ibanza bayashizemo avuga ngo amazina ni Tuyambaze Fabrice, ushaka kwishyura aba kuri Beka na ahari hose wakwishyura. Noneho nurangiza ubundi uraza ugasubira inyuma hano ukaza handitse ngo view payment details. Iyo hakanze bahita bakubwira amazina ye. Amazina ni Fabrice Tuyambaze, izina rye ngiri, nimero ya telefone ni iyi. None amafaranga turamwishyura ni 30 n'amafaranga 943 gutama 948, 30 n'amafaranga 948. Nurangiza noneho kugira ngo uhite ufata nimero ya telefone, uraza uhita ukanda kano kantu kanditse ngo copy. Kano
ubundi uhita uza ukopiye ya nimero, numara gukopiya ya nimero, icyo urakora nta kindi rero, urahita ujya muri mobile money yawe ujye kumwishyura. Guys, nkubwire ko hano hantu muri Binance harizewe, amafaranga yawe ntugire ngo hari ikibazo ari bugire ngo uri buyabure, ntabwo yabura. Numara kumwishyura nawe araza kuguhereza amadolari, kuko iyi ni exchange mpuzamahanga, aramutse anavuze ngo ashaka kukwambura wamurega bagahita bamuhana, ntabwo wabura amafaranga yawe. Okay, rero tujya noneho kuri mobile money tujye kumwishyura bisanzwe. Tumwishyuye amafaranga yacu bamaze kuduhereza message, dore niyi, bagiye guhita baduhereza n'indi message yo kuri mobile money. Noneho iyo message iyi message baduhaye hano hejuru tugiye guhita tuyifata, tujye tuyikore screenshot. Nitumara kuyikora screenshot, noneho iyi message baduhaye tuyikora screenshot, nitumara kuyikora screenshot, ubundi duhite tusubira muri Binance, noneho tumwereke ko twishyuye. Nitumara kumwereka ko twishyuye, nawe ahite aduhereza amadolari twaguze. Ni nk'akanya gato rwose, nyikoropinye kugira ngo igende yonyine. Okay, rero tugende dusubira inyuma muri Binance, noneho tujye kumwereka ko twagize, notifying ko twishyuye, ubundi abaduha amadolari yacu byoroshye. Ukimara kwishyura rero, urahita ugaruka hano muri Binance, ubundi uhite uza hano handitse ngo transfer the notify seller. Hano aha niho tugiye kumubwira ko twagize ute, ko twamaze kwishyura. Tuza tuhakande, nitumara kuhakanda, noneho duhite ahita batwereka bavuga ngo upload your payment proof. Hano tuze uploadingeho payment proof. Hano ugomba gushyiraho amafoto agera muri 3. Turaza duhite tuhakanda, nitumara kuhakanda, noneho iyo wakoresheje indi telefone uraza hano ugahita ufotora hano kuri kamera, kuko twe twakoresheje telefone tuza uploadingeho ya foto tumaze gufata. Tuze no dukande hano ku ifoto, nitumara kuhakanda batujyane mu mafoto, duhite tuza dufate ya message, dore niyi. Iyi message duhite tugenda tuyishiremo. Nitumara kuyishiramo, noneho urahita uza hano ngo ukananditse ngo I have read and understood the above information. Nasomye kandi numvishe cyangwa se nasobanukiwe aya makuru. Bino bigomba kubisoma ubundi. Impamvu iyo utabisomye ushobora kurangira uhombye. Ubwo niyo mpamvu rero iyo wamaze kubikanda ubyemeza gutya, ubwo wamaze kubisoma, ko wamaze kumva no gusobanukirwa neza amakuru ari hejuru. Wangizwe akananditse ngo notify seller, transfer the notify seller, ugahita wakanda. Icyo gihe uba ugiye kumumenyesha ko wamaze kumwishyura. Yes, aha rero ubwo tumaze kumenyesha ko twamaze kumwishyura, turategereza akanya gatoya nawe agira ute, atubwire ko aduhereze amadolari twaguze. Hano noneho hari akandi kantu gahari kavuga ngo kirazira kuririzinga iyi transaction utaramenya neza ko amafaranga wamaze kuyabona. Rero gutya biba biri muri pending, utegereza akanya gatoya, amafaranga yawe abakayaguhereza mu kanya nk'ako guhumbya. Turategereza rero akanya gatoya. Nitumara gutegereza akanya gatoya, hano iyo ubonye gutinda ushobora no kumwandikira, gutya muri chat, ukamubwira ati namaze kwishyura, wenda akatubimubwira namaze kwishyura, ndetse unyohereje izo USDT, kadute tumubwira ko namaze gukora payment, wampaye ayo madolari. Dushaka akamenyetso k'amadolari, ubundi ugakanda hano kuri send. Icyo gihe uba umuhaye amakuru, ariko exactly yamaze no kutwishyura. None batubwira hano hejuru ko yamaze kutwishyura, murabibonye. Kadusubire inyuma noneho tuze turebe. Urabona ko amadolari yacu yamaze kuyaduhereza, twayabonye. Ubu nta kindi kibazo dufite, amadolari dore ngaya twamaze kuyabona 21.6. Aha rero turahita tuza, nitumara kuza dushaka guhita tugira ute,
tumurayikinga kugira ngo nyine babone ko ari gukora akazi neza, ugakanda kano kantu ka positive hano ugahita umurayikinga, wenda ukamutangira n'ubuhamya umbwira ngo agira fast transaction, noneho warangiza ushaka washyiramo indi comment cyangwa se ntuyishyiremo, ubundi hano ukaba waza ugahita ukanda leave comment, ubundi icyo gihe umuhesheje amanota meza. Amafaranga rero twamaze kuyabona, noneho reka tuhite dusubira hano inyuma turebe amafaranga yacu aho aherereye kuri Binance. Uvuga ngo ubu tuvugana amadolari yamaze kujya kuri Binance. Tuze hano dusubire inyuma gutya, nitumara gusubira inyuma turaza dukomeze dusubire inyuma, noneho tuze hano kuri funding, urabona ko amadolari yamaze kujyaho ngaya 21.10. Guys, ni gutya bashyira amafaranga kuri Binance. Urabona ko na transaction yabaye completed. Nimba guys wari ufite ikibazo cy'uburyo wavana amafaranga kuri mobile money uyashyira kuri Binance, ngubu buryo babikora. Niba iyi video igufashije yihereze like kandi uduhe igitekerezo muri comment. Niba wifuza ko twagufungura Binance, nabyo turaje tubigukorere, wowe byandike muri comment. Kandi video izakurikiraho nzabereka n'uburyo wavana amafaranga kuri Binance uyashyira kuri mobile money. Ciao ciao, ndabakunda cyane, mugumye mu muryango wa Mixmax TV. I love you so much.